Bahaye ikaze nanone rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu bakubwira ngo monetization is not available your location, cyangwa se impamvu bakubwira ngo ntago uba wemerewe kuba waba monetize muri icyo gihugu urimo. Tugiye kurebera hamwe amasetingi zigera muri 5 ushobora kuba wakorera YouTube channel yawe, hanyuma nawe ukabasha kuba wabona monetization. Aha ushobora kuba watangira gukora amalive, cyangwa se kuuploadinga video nyinshi ku munsi, cyangwa se gukora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye kuri YouTube channel yawe, nawe ukabasha kuba wakorera amafaranga. Hari igice cya mbere twakora uko ushobora kuba wakireya YouTube channel, ndaza kibashyira muri comment. Niba utazi uko bafungura YouTube channel ubashe kuba wakireba. Icyo tugiye kuri ubu ngubu tugiye kureba kuntu none ya YouTube twafunguye mu gice cya mbere, uko dushobora kuba twayisetinga hanyuma ibe channel iri professional, utunge channel nawe iri eligibility yemeye kuba monetization. So mbere na mbere rero turabanza dukoremo iyi application yitwa YouTube Studio. Kanze manze inyibereke iyi ngiyi. Ahangaha nshize akazeru, turabanza tuyikuremo kugira ngo tubone uko tujya gusetinga ya YouTube channel yacu twabanje twakereye. Tugiye kuyisetinga ku buryo iraba yaba professional, ku buryo ushobora kuba washyiraho video nyinshi kandi zikagira engagement, nawe ukarebwa mu minsi mike wakuzuza aba subscribers 1000 n'amasaha 4000, ugahita uba monetize nawe ukajya ku mafaranga ya YouTube nk'uko abandi basanzwe babijya. Mbere na mbere rero ufata akanya kawe uzi hano iyi kandeho iyi application, ushobora kuba wayipozinga. Ngiye murabona ko ngiye kuyipozinga hano, ntago ndayikuramo, ntago ndayikuramo, ngiye kuyipozinga. Urakanda hano handitse ngo paused. Utarabona kano kantu akangaka abashe kuba yayikuramo, arangira ayisubizemo anyuze kuri Play Store. Ngiyewe mbaye nyipozinze, murabona yuko yabaye paused hano. Noneho ikintu tugiye gukora, urahita uza hano kuri Chrome, uze kuri Chrome, turebe Chrome hano ahiri, cyangwa se unanyuze kuri Google. Bishobora kuba byakunda, biterwa na application ufite cyangwa se application ukoresha, ariko ngiye nkunda gukoresha Chrome. Dore ngiyi twayigezeho, ndagira ngo tujyane akantu ku kandi ntihagire akantu na kamwe kagucika. Dore ngiyi twayigezeho, hanyuma uze uyikandeho gutya, none ikintu uraza gukora, uraza wandike ngo YouTube Studio. Uku nguku niko uraza kuhakanda, uku nguku. Dore ngiye ko uze ubyandike uku nguku ndimo ndabibereka, hanyuma uze usacinge. Noneho urabona ko phone yacu imeze guca, uraza ukore zoom, uze hano, dore ngiyi hano, dore ngiyi, uze uyikandeho. Nusanga phone yawe imeze guca, ntari ibintu udasanga itameze guca, uje ukanda hano hejuru, ukanda hano handitse ngo desktop side, niho uraza gukanda kugira telefone yawe ibe nka machine. Dore ngiyi twebwe ushaka hano wahita ukora zoom gutya, wakora zoom, uraza ukande hano handitse ngo YouTube Studio, wakirike gutya. Barahita bakugeza kuri channel ubundi usanzwe ufitemo, cyangwa se email usanzwe ufitemo. Uze ukande hano hari agafoto, ahangaha kwa kano gafoto uze uhakande, ngaha uze uhakande gutya. Numara kuhakanda uraza ukanda hano handitse ngo switch account, kugira tuje muri ya YouTube yacu neza. Iyi hano uze uhakande. Ndagira ngo tujyane akantu ku kandi ntihagire akantu kagucika, ni gucika ubashe gusubiza inyuma kugira ngo urebe iyi video, ntihagire akantu kagucika haba na gatoya. Uze uhakande gutya. Tugiye kureba noneho ya yindi twakiratinze twayise Samuel ngiyi.
niyo turahita dukandaho, tuyikandeho guca. Ubu ngubu tayari tukaba twayigezemo. Dore ngiyi ntabwo twari twayisetinga, tugiye kuyisetinga neza noneho ibe iy'aba porofeshoneri. None ikintu ugiye kuza uraza ukande hano handitse ngo kanze mpazominge gato, uraza ukande hano hirya hari akadorari, uraza ukande hano, urabona kano kadorari kari hano. Noneho twebwe tugiye gukanda kwa kano ko munsi kanditseho customization aka. Ugakanda noneho uku nguku. Niba wahageze aha ngaha menya yuko turi kumwe. Noneho ndabanza mbasobanurire hano ukuntu bimeze. Ukuntu bimeze hano aha ngaha hambere h'umutuku niho ugomba gushyira YouTube banner. Ijya foto uri kubona, niba uri kwica no uraza kubona hari ifoto imwe ibanza, hariho n'indi ishobora kuba iri inyuma. Iyo ngiyo iri inyuma rero niyo turayishyiraho. Ushobora gukoresha mashini, ushobora gukoresha telefone, ibyo ngibyo ni ibintu ushobora kuba wakoresha. Niba rero ufite ifoto muri telefone cyangwa se ufite icyo bita YouTube banner, niyo tugiye kubanza twakoresha kugira ngo tubashe kuba twayigira y'abaporofesiyoneri. None ikintu uraza gukora niba ushaka gushyiraho YouTube banner nawe nk'iya foto iba iri inyuma y'iyindi, uraza ukande hano handitse ngo upload. Aha ngaha ukande hano handitse ngo upload. Nuhakanda barahita bakugeza muri galeri. Tuze tuhakande gutya, tuze tuhakande dushake YouTube banner yacu niyo tugiye kuba twashyiraho. Wenda turebe ifoto dushyiraho, reka dupfe gushyiraho iyo ari yo yose, ni ukugira ngo tuyige turebe ko bimeze. Uze uhakande nka gutya. Mu yo tugiye gushyiraho tuvuge ni iyi ngiyi, ni urugero. Nurangiza guselectinga iyo urashyiraho, wenda tuvuge ni iyi content aribi, uze uhameze hano handitse ngo done. Urabona ko yahageze, yahageze ngiyi yarangije kuhagera. Niba utazi uko bakora YouTube banner neza, uze kunyandikira muri comment mbashe kukwereka uburyo bashobora kuba bakora YouTube banner imeze neza. So noneho tugiye ku kantu ka kabiri. Aha ngaha iyo umaze kuhagera gutya, uhita ushaka, ushobora kuba wayihindura. Ushobora gukanda hano ukabasha kuba wayihindura cyangwa se ukayihoreraho. Iyo ushaka kuyikuraho nanone ukanda hano handitse ngo remove kano kantu aka. Ushaka kuba wayihindura. Noneho gushyiraho ifoto. Dore ngiyi hariho ifoto, iyo twashizeho ni iyi ngiyi. Ubutaha twashize ngiyi ya YouTube, nayo iyo ushaka kuyihindura uza ugakanda hano handitse ngo change. Handitse ngo change. Washaka kuba wayikuraho ukaza ugakanda hano handitse ngo remove. Ushaka kuba wayikuraho cyangwa se ukayirekeraho. Iyi nabyo iyo ifite muri galeri muri telefone yawe, iyo ukanze hano handitse change bahita bagushyira muri galeri, ukabasha kuba washyiraho ya foto ushobora kuba wakoze. Niba rero ntawe ufite, wayikora witonze ukabasha kuba wayishyiraho. Noneho ikintu tugiye kurebera hamwe noneho ni izina rya channel. Twayise Samuel. Niba ushaka uraza ukande hano handitse ngo Samuel ngaha, tuyirebere hamwe. Dore ngiyi twayise Samuel, ni urugero. Ushobora kuza ukarihindura izina cyangwa se ukarekeraho ibyo ukumva ushaka. Ni urugero, ushobora gukanda hano nabwo ukabihindura. Urabona hando yacu twayise Samuel 1. Nabyo ushobora kuza, nabwo biroroshye kuba waza ukabasha kuba wayihindura. Ukanze hano bakwereka yuko ushobora kuba wayihindura. Hari undi muntu mwitira nk'uko nabibabwiye, ntabwo bipfa kwemera. So noneho iyo tumaze kureba ni hando gushyiraho thumbnail, intuza, amavideo, gushyiraho YouTube banner, guhindura izina, n'iyi ngiyi iyo bita hando. Icyo tugomba kurebera hamwe noneho iyo bita description. Kwandika description ni ukuza ugakanda hano. Umungu handitse ngo
script nyine ibyo ugomba kuba wabwira abantu, mbese ni ukuvuga ngo channel yawe ikora iki, ukabanza ukabasuhuza uti hello, ndabasuhuje, wenda wandike ndabakunda cyane, ni urugero aho uzagenda ushyiraho ibyo ugomba kuba wakwandika, ibyo abantu bazajya bajya kureba kuri ya YouTube bana yawe bagahita bareba ese iyi channel ikora iki, ni umwirondoro wa channel yawe, ibintu ushobora kuba wakora kugira ngo abantu babashe kuba basobanukirwa ibyo YouTube channel yawe ikora. Nusoza kubyandika rero uzaza ukande save, ariko mbere yuko ukanda save, hano hari ikintu ushobora kuza ugakora, urabona iyi ngiyi, ahangaha hari URL. Iyi URL uba ugomba kuyifata mu mutwe byanga bikunda, kugira ngo anytime channel yawe igihe yabuze ushobora kuba wayifashisha yawe, bikabasha kuba byakugirira akamaro ku kanya igahita igaruka. Noneho niba ushaka kuyihuza na Facebook cyangwa se na TikTok, uzaza ukande hano handitse ngo add link. Byose ndi kugenda bibasobanurira, weho ugende ubikora niwumva ushaka kuba wayihuza. Ngiye kubera ko ariyo ndi kubigishirizaho, mfite indi ntabwo ndahita mbihuza, ariko nushaka kubihuza na YouTube cyangwa se na Instagram, uzaza ukande hano wadingeho link yawe ya TikTok cyangwa se link yawe ya Facebook cyangwa se ya Instagram. Ibi byose nubirangiza gushyiramo email yo ntabwo ni ngombwa, ariko ushaka wayihorera, uzahita ukanda hano handitse hano ndari nava hano, ahangaha aka kuri kubona kano kari hano hasi. Igihe uzabona video igiye kurangira ukabona barakubwiye ngo wenda ushobora gushyiraho subscribe, hari abantu benshi ushobora kubona ukabona barakubwiye ngo kanda subscribe igihe video irimo irarangira, uzaza ukanda hano handitse ngo upload. Numara kuhakanda bazahita bakwereka ahantu ho gushyira iyo foto yawe, igihe umuntu ari kureba video, ku buryo azahita abona ko umusabye subscribe abashe kuba yabikora. Mbese kandi tuhakanda turebe, ushobora kuza ukahakanda ukahakanda, iyo uhakanze uhitamo ifoto ushaka, ni urugero ako kanya maze kuhakanda uhita ukanda hano handitse ngo save. Noneho hano bakakubwira ngo, kanzombinga gato murebe, bakakubwira ngo ushobora guhitamo niba end video cyangwa se custom start time igihe itangiye, cyangwa se muri video mo hagati, cyangwa se igihe irangiye, cyangwa se mu gihe igitangira. Aka gafoto ka subscribe akabasha kuba kagaragara. Iki ni akantu keza cyane rero igihe umuntu ari kurebera video kuri machine. Ubwo tayari igice cyacu cya mbere tukaba turagisoje, tugiye ku gice cyacu cya kabiri noneho cy'iyi channel yacu. Urihangana, video ishobora kuba ndende gatoya, ariko niba ushaka kumenya uburyo ushobora gusetinga YouTube channel yawe uko ishobora kuba yagaragara mu ruhando mpuzamahanga, ugomba kubyihanganira ugakurikirana akantu ku kandi. Reka tujye kuyisetinga. Noneho nitujya kuyisetinga, uraza ukanda hano handitse ngo kano kantu ka setting hano hasi, hano muri kona hano hasi niho tugiye gukanda, uze uhakande gutya. Numara kuhakanda baraguha ahantu hameze uku nguku, uzaza ukanda hano handitse ngo channel, hano handitse ngo channel. Noneho tugiye gusetinga uko bashyiramo igihugu ndetse na za features tubashe kuba twagikora. Igice cya mbere tubaye tukirangije, uze ukanda hano handitse ngo channel. Noneho impamvu bakubwira ngo your monetization is not available ni hano bipfira. Uzaza uhakande, tugiye gushyiramo buriya igihugu, dushyiremo igihugu, duselectinge, uze ukande hano dushake, bazaguha ibihugu byinshi, tuzashiremo u Rwanda kubera ko n'ubundi u Rwanda nibwo burimo, niho uzasanga hari u Rwanda. Dushake United States, dushake Amerika, United States tuyishake,
tuyirebe dore ngiyi hano, tuze tuyemezemo. Aha ngaha buriya kano ka mbere tuzaba tugasoje. Step ya kabiri tugiye gukurikizaho, tugiye kureba hano ahanditse ngo advance setting, hano niho tugiye kureba, niho uzahita ukanda, uze uhakande gutya. Noneho uzahitamo niba video yawe ishobora kuba igenewe abana, ariko abenshi bahitamo hano handitse hano ha kabiri, kanze mpabereke neza. Hano ha kabiri wiyise set channel as made for kid, nuhitamo hano hambere uzaba uyisetinze kuba igenewe iyo channel yawe abana, ariko abenshi bihitiramo aha ha kabiri. Reka tuhitemo hano ha kabiri. Noneho ibindi byo ntabwo azaba ari ngombwa, ushobora kuzahita ubyihorera, ntabwo aba ari ngombwa. Noneho tugiye kuri features ya gatatu. Iyi aha ngaha niho monetize ibera. Utafunguye izi setting z'iyi features niho byose bibera. Menya yuko ushobora kuba wasigaye inyuma, menya yuko channel yawe itaba monetize utaramutse ufunguye iyi features ya gatatu. Nubwo nabira twagiye turabireba nabyo ni ingenzi, ariko iyi features ya gatatu niyo ingenzi cyane kurushaho. Uzaza uyikandeho gutya, murabona yuko muri twa tuntu utungutu twari akangaka ka mbere n'aka kabiri n'aka gatatu, utungutu ni ingenzi. Tutaramutse kubera ko twarangize kuyifungura tugasetinga bimwe by'ingenzi, murabona ko hafunguye kamwe handitse ngo enabled. Ubu ngubu kano karemewe, hasigaye gufungura rero kano ka kabiri na kano ka gatatu. Bikorwa gute rero? Niko tugiye kuba twafungura kano akangaka ka kabiri. Ndagira ukurikira akantu kandi ntihagire akantu kagucika, kubera ko nikagucika bizagorana kugira ngo channel yawe izabe monetize cyangwa se bazashyire muri monetize. Tuzaza uhakandeho gutya. Aha ngaha niho bazakubwira kuverifiya nimero yawe kugira ngo tubashe gufungura aka kantu. Please bizagusaba kugira ngo nimero yawe ya telefone izabe iri muri telefone yawe, cyangwa se ufite indi telefone ku ruhande, kugira ngo nibaguha kode ubashe kuba wahita uyifata uyishyiremo, kugira ngo channel yawe ibe yemewe n'amategeko, ese bamenye ko uri umuntu utari irobo. None tugiye kuverifiya nimero. Ni urugero, uzaza ukande hano handitse ngo verify number. Hano tugiye kuverifiya channel yacu bayigire professional, ibe yemewe n'amategeko. Uzashaka nimero usanzwe ufite kandi nimero yawe, uze uhakande gutya. Uze uhakande gutya, noneho uze utegerezeho gatoya. Murabona yuko batubwiye ngo verifyinga ko verifying channel yacu tumenye yuko yabaye iya mbere, imeze neza. Noneho abantu benshi hano kino kintu gikunda kuba cabagora cyane, ugasanga bashizemo nimero itandukanye n'igihugu bashobora kuba barimo. Aha ngaha please ugomba gushiramo nimero ijyanye n'igihugu urimo. Aha ngaha bizaba bitandukanye na ya setting twafunguye muri United States hahandi. Aho bizaba bitandukanye, igihugu kigomba kuba ari icyawe. Aha niho uzakanda hano ubihindura, hano handitse United States ushiremo igihugu cawe. Reka dushake u Rwanda. Ishaka u Rwanda, murabona ko u Rwanda rurimo, dore nguru hano. Sorry gato, u Rwanda dore nguru. Bizaba bitandukanye na hahandi tumaze kureba, dore nguru u Rwanda ruri kumwe na Russia na no bita Somalia, dore nguru. Uze urukandeho, murabona ko u Rwanda rurimo. Tugiye gushiramo noneho nimero dufite muri telefone yacu, cyangwa se nimero yacu, kugira ngo badufungurire iriya features. Tuvuge wenda tuvuge 0
tuvuge twandikemo nimero ya telefone 0 gutya kubera ko iyi nimero tuzashira hano niyo bazaduhaho kode, iyi kode, kandi iyi kode niyo uzahita wandikamo, umanza urebe neza ko iyi nimero wayanditse neza. Yego turabona ko ariko ari sawa, dukande next, uzahita ukanda hano handitse next. Ubwo dutegereze kode, iyo kode bazaduhereza niyo tuzaza kwandika hano. Ahangaha abenshi usanga biri kwanga bitewe na nimero bashobora kuba bashizemo, cyangwa se bagashiramo nimero nabi. Iyo uyishizemo nabi ntago bikunda, so utegereza kode rero, baguhereza wenda igihe cyo kuba wayitegereza. Iyo kode bayiguhaye uyandika hano, hanyuma ugahita usabumitinga. Reka tujye muri mesaje tujye kureba ko bashobora kuba baduhaye iyo kode, turebe ko kode bashobora kuba bayiduhaye. Murabona yuko kode bayiduhaye, dore kode ngiyi hano, kode ngiyi hano. Ubwo rero uzaza uhita uyifata uyikopiye guca, hanyuma usubire kuri Chrome, tujye kuyandika hahandi uku nguku, uyipestinge, hanyuma usabumitinge. Murabona yuko bavuze ngo phone number verified, dore ngibi, urabona ko yabaye verified tayari. Tugiye gusubira inyuma none tujye kureba iya feature yacu niba bashobora kuba bayifunguye. Muri yanga ni video yabaye ndende, ariko nuyisimbuka umenye ko ari byinshi uraba ucitswe. Hanyuma usubire inyuma, dushyiremo YouTube studio, tujye hano muri channel yacu, tujye kureba ko badufunguriye ya features. Dore ngiyi, tujye hano. Murabona ko features yacu, channel yacu bahise bayifungura. Dore ngaka bahise bagafungura, dore bahise bayifungura tayari. Ubwo channel yacu yabaye verified. Noneho iyi features ya gatatu nta muntu uyifungura bitewe n'ibikorwa umaze kugenda ukoreraho, cyangwa se uko uploading video, ukora ama live stream, uko ushyiraho video nyinshi. Iyi features ya gatatu yo ihita yifungura, ntazagira umuntu n'umwe ukubesha akubwira yuko iyi features bayifungura. Nta muntu uyifungura, ahubwo iyi features irifungura. Ikintu noneho tugiye kureba, tumaze guverifyinga, tumaze gusetinga channel yacu, ubu nta kibazo ifite. Noneho tugiye kureba, none ubu ngubu yaba yemerewe kuba monetize. Reka tubirebere hamwe nabyo tujye kureba. Maze gusetinga YouTube channel yacu, noneho reka turebere hamwe, dusubira inyuma tujye kureba kuntu noneho bimeze. Mbere bajaga batubwira yuko your location is not available. Noneho tumaze twamanje twapozinga YouTube studio yacu neza, kugira ngo tubashe kwinjira muri tugiye kubasha kuba twakwinjira muri application. Bari kutubwira ngo your monetization is not location your country. Reka tujye kureba noneho turebere hamwe niba bashobora kuba batwemereye kuba twahemberwa, cyangwa se channel yacu yabaye professional. Murabona yuko dore ngiyi tuyirimo hano, murabona yuko bari kunsaba amasaha, bari gusaba aba subscribers 1000 n'amasaha 4000 kuri short miliyoni 10. Murabona ngiyi niho turi. Noneho tugiye muri YouTube studio yacu yayindi twari twapozinze, dore ngiyi twari twayipozinze uku nguku. Dore ngiyi tuzaza tuyifungure guca, tuzi kuyifungura. Dore ngiyi, noneho tugiye gukanda, uraza ukande hano inyuma, hano ku kadolari, turebe kuntu baratubwira. Ukandeho gutya,
uze uhakande. Murabona yuko batubwire become your partner, YouTube partner. Urabona ko channel twayigize iy'aba professional. Ubu ngubu channel yacu ikiri kubura no gushiraho amavideo, hanyuma natwe tukaba aba professional tugakorera amafaranga ya YouTube. Ico busabwa na subscribers 1000 n'amasaha 2000 kuri short video. Abandi bakunda video dutoya nk'utwo kuri YouTube cyangwa kuri TikTok basabwa miliyoni 10 za views mu minsi 28. Dore ngibi hano baba mu minsi 90, miliyoni 10 mu minsi 90. Dore ngizi hano amasaha 1000, watch time 4000, amasaha miliyoni 10 mu minsi 90. Hanyuma YouTube ikaba yabaye professional. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wibuke kubishyira hasi muri comment kugira ngo n'ubutaha tuzakore video tugende tubivugaho ibya YouTube. Ukande subscribe, ufungure inzogera kugira tuzagira video nimwe igucika. Kandi wakunze iyi video i-liking, tugira te likings hasi muri comment. Igitekerezo cyanyu kirakenewe. Reka dusubire mu zindi video zitandukanye. Hano turabakunda cyane. Bye bye.